Yes, ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze kuri uyu munsi ku itariki zingahe Bobo? Tariki ndakeka ni 29. Ukwezi no kwa karindwi umwaka ni 2024. Nge ndi Meki Kayiranga ni Jean Paul Olivier Rwamukwaya. Ndabakiriye kuri uyu munsi aho twaje mu kibaya cya Kibumba. Hano turi mu kibaya kuri uyu munsi kuri itariki mu gihe hari kuvuga inkuru zikomeje gucicikana ko umujyi wa Goma ugarijwe. Abantu barayiba bategereje ko umujyi wa Goma ufatwa. Ahubwo hari ikintu cyakubise nijoro ndasohoka ndavuga ati barawufashe n'ipine ryatobokaga abantu bakikanga ati biraciyemo indege zahaguruka bati ziri guhunga abantu bango ejo nicyo kintu abantu barayibazi ngo Goma ngo cyo cy'indege cyaragifashwe ngura neje zavamo ariko twapi yageje mu gitondo bari muri ayo magambo ya rumors Goma irafatwa Goma biragenda gute n'ubundi n'ubundi hanamereza ni mu nukuvuga ngo n'ubundi tu byanga bikunze ubona ko biganisha ko amakuru agaragaza imiteguro idasanzwe kandi ku mpande zombi nuvuga ngo harabura umuntu utera buto iyo buto itukura hari batayo bita ngo shitani kabiri no gusohoka banago basohoka bari muri lokale kubera ko babicaga abaturage bambara abaturage bafashe icyemezo cyo kubabwira ko badagomba gusohoka muri Rusaye mu kigo cyabo cya Rusaye babamo ariko muri minsi byavuga ko bagomba kujyanwa mu mujyi wa Butembo bakajya kwitegura operation hagati aho kandi wenda mbere yuko tugeraho ngaho Jean Paul ndetse na Olivier kambanze mbahe amakuru agezweho gusa ngo biravuga ko hari batayo za FDLR ariko twanze twibutsa abantu barabona ko ibintu byahindutse aho turi barabona ko turi ahantu hakonje mu mahumbezi ku muri make ngo n'inyuma background bari kuyibona batagiye kuviva ubukonje no kunyagirwa no ngo hano bita Buhumba barahazi Jean Paul muri Buhumba Buhumba urabona aya mazaha ni mu Bahuma mu Barugu ubwo hara ni muri Kongo aha ni muri Kongo ari amazu ariko urebye gutya ruguru ngo niba ari Abahuma bo ruguru gutya ariko abantu bafitanye isano aba bo ruguru n'Abanyarwanda ariko bakaba ari abega n'aba Bahuma bakaba ari Abakongomani ariko babega ahangaha rero urabona barafatanya ahangaha none ni famille imwe ariko ubundi nuko mwari Abakongomani akabanyarwanda no se Singapore n'ahangaha ubu ni sheferi ya Buhumba ariko ni muri Nyiragongo kuko nyuma aho hirya niho inyuma hariya niho haza hano inyuma groupement ni groupement Buhumba kana groupement Kibumba ariko ubwo inyuma y'aya mazu hari isoko rikomeye cyane bita Patrage abantu bahaza abantu bahano hafi nyine bajyana ibirayi ku macukutu baba barwana hanga ukabona umuntu anyujijeho ibirayi ku icukutu ngo agiye muri Patrage nukuvuga ngo hari ukuntu barwanaga M23 nibiri gusheringa gutya irasa abayirasheho hano gutya mu kibaya ugasanga hari nibisasu byaguye mu isoko ahangaha urabona ahangaha twaje n'ahantu hari hano ni kuri ligne de front tuvugisha harimo n'imiyaga myinshi ubwo muri kuri Côte y'u Rwanda hano duhagaze ni kuri mu kagari ka Rusura mu murenge wa Busasamana ariko nanone inyuma yacu hano muri metero nka zingahe borone ya 18 ingiye ko uyu mumama ababuna Abakongomani so rero abantu babyumvisha ariko reka mbanze mbageza amakuru update ngo muri iki gihe ingabo z'ubundi ziri kuza zose ziri kwambara imyenda ya FARDC kimwe na FDLR bari kwambara imyenda ya FARDC ngo hari FDLR ziri kuva muri South Africa zambara imyenda ya SADC FDLR bari kwambara imyenda ya SADC ayo niyo makuru ahari hanyuma kandi ikindi gihari nuko hari uruntu hagati ya guverineri n'abazarendo guverineri nabo bamwe mu bazarendo barimo baramushinja kuba ashyigikinga M23 bitewe nuko ngo yafashe amafaranga 45 by'amadolari abigabanya abahutu abazarendo mu bahutu abandi bo muri ntuza muri abahunde n'abandi arabima harya ubwo ababazarendo b'abahutu bayobowe na n'uyu musirikare Sinyatura so General Ndera hari ni benshi hari Nyatura hari za CMC
hari za PSRS. ba Mboka naryo we niki hari ba Semudenduma ni benshi Dominique Mahema Ikadogo ni byinshi cyane, ni benshi pe, ariko ngo yafashe amafaranga ya bamwe, no kuvuga ngo ariko guverineri we ku munsi w'ejo yatangaza avuga ko ngo atazihanganira amacakubiri ngo y'abazarendo batangiye, kuko mu bazarendo hacizemo ibice, bamwe barashaka kurasana bapfuye icyo kintu ngo anaya mafaranga ngo baranarasanye ahubwo ejo y'amafaranga basoresha hamwe twakutizwe kigano ko ari ya guverineri hari muri za bariri uyu guverineri 145 yari yakiriye byari ibyo guha abamwe mu bazarendo nyine kugira ngo ibyo kurya we rero ngo yarayabimye abitwa EPSRS na FDP FDP yego ako ni mitwe myinshi ariyo bitango FDP FF PSRS ngo bamutumyeho ejo bamubwiye ko we ari kumwe na M23 dizayishikiye uko izi mvuru nyine zateje muri bo ubwabo, kuko ngo baba bashaka kurasana ejo ku munsi w'ejo bavuga ko ngo amafaranga yahaye Nyatura na FDLR urumva, hanyuma ngo anavuga ko ashyigikiye abamwumvira aba EPSRS n'aba FDP ngo nabo ati wahembye abahutu kuko ushyigikiye M23. Urumva ko ngo abahutu ubwo nukubahuza na M23 ko bavuga ikinyarwanda. Yego. Hanyuma rero FDL ikomeje gutozwa kuruta abandi ngo nabyo byateje amashyari. Mu minsi yashize ngo twabwiye abantu ko FDL iri gutorezwa mu kibaya cya Mubambiro itozwa na MONUSCO, bari kubatoza mu buryo bwo kurasa bigezweho, ikindi bakabatoza uburyo bwo gukora ama operation ku mipaka. Abi rero byateje amashyari mu bazarendo, bari bati kubera iki FDL itozwa. Ako nanone urumva ndi kibazo wabyibazaho kuki ariyo bibandaho, kuki FDL ariyo bibandaho bashyiraho ingufu. Jo bundi urabizi ari amafaranga, ari impamvu turaza kwigaruka, ari amafaranga babahaye guverinoma ko ngo FDL yishimira, ariko bari abasaza bayarwaniramo nabo batangira gucikamo ibice, ari amadolari bari babaha. Twavuze twumvishaye n'abashaka guhindura izina rya urumva rero abo bazarendo kuvuga FDL kuki FDL ariyo bari gushyira imbere bafashe, kandi hari impamvu turi buze guhuza hanyuma ikindi gihari nuko ngo hakozwe ibarura ry'abasirikare bose baba muri misozi ya Rusayo, ngo byemeje ko abasirikare bose bakoresha ikinyarwanda muri Wazarendo bazamuka guhera mu gitondo uyu munsi, ubwo babahuze n'abari muri Karangara mu gutegura ya operation, kandi ngo bose bagomba kugera imbere ku birindiro bishya binini byahitwa Chove, niho bose bagomba kuba bari, niho bagiye gutegereza M23 ngiza mu mujyi wa Goma. Mu rwego rwo kwitegura ibitero ngo bizaturuka muri parike ya ngo Sadek yose yamaze gutwira ikibaya cya Mubambiro ukagera imbere ku Gihira. Sadek nayo yiteguye M23 ko ishobora kuza gufata umujyi wa Goma. Hanyuma abasirikare 300 ba Sadek bashya nabo ngo ejo nibwo basohoye muri quartier general nejo bundi, ubwo ni ejo hari ku cyumweru, ubwo ni kwa gatandatu nibwo basohoye muri ya quartier general hafi no kwa Ngezayo, ngo bazamutse kandi Kanzana hafi na MONUSCO kubwo kwirinda ibitero ngo bizaturuka ku misozi ya Kanyanja aho bita kwa Biyaniro. Ibyo ni ibitero n'abantu komeje kwitegura umujyi wa Goma, natwe tuje mu kibaya kureba byifashe gute mu gihe umujyi wa Goma bo bayitegereje, abandi ngo barayikuye bayitegereje mu Venezuela. Ahubwo duhagaze biradufasha kubona inzira zose bishoboka ko zaba ziri block. Hanyuma ngo Minisitiri wa Defense wo bita Sam Odbango niwe ngo watangaje ko harakorwa byihuse gahunda yo kugota neza uyu mujyi, gota umujyi wa Goma ku buryo aduhinga atabona hoca, ati kandi kugenzura neza izi forces zabaye so no uri gota umujyi wa Goma atari mu 23 nabo bagomba kuwugota, turira wugota nabo barawugota kangaye Bobo nyine nawe FRDC rugotite none uwo ngo barukane mu 23 Bobo reka tubwizanye uko uyu mujyi warafashwe cyane ntago wafashwe. Umujyi warafashwe, ikindi gisigaye no operation yo kusohokamo operation y'ibita Repris stratégique cyangwa general izaba ari general cyangwa withdraw mu cyongereza, barabasigira inzira ya hano gutya amazi niyashoboka turaza kubijyamo mu kanya. Hanyuma icyo twavuga kindi nuko M23 yafasha ahantu bita Masiza na ahantu wawerekeye ahantu bita Bihendo ni hafi na Warikare, hafite ibirindiro yirukanye FARDC. Ikindi kandi inzira ya Sacyo rya Rutobogo isubamo arenga miliyoni 10 y'amakongomani
y'abasoresha yaturikiyemo igisasu ku munsi w'ejo cyarashwe na FARDC ya Sake Gihira igamije kugira gute guhosha imvuruza abazarendo bizikora bivuze barwana bapfa amafaranga ngo bari bishyuje. Aha rero niho haguye witwa majoro witwa Kayoro wa EPSRS umusoro ukomeje kurikora. Yego tukomeza ikindi nakubwira nuko umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Kabila nawe ari kubwira abantu ko Kabila ngo ari hafi kugaruka gutegeka vuba nyuma y'uko umugore watangaje ko Kabila ari ugomba gucyura impunzi ziri hariya muri za Rusayo. Nibazo barimo ko byose azaza kubirangiza. Kandi imirwano nuko imirwano undi yongeye kumvikana ubwo ni muri Masisi ahitwa Tambi wazengurutse Nyamitaba ujya kuri zone Masisi niho imirwano yabereye. Ikindi ngo AFC yatewe na Wazalendo mu gitondo barashwe nyine inyuma y'umusozi wa Gatovu. Urumva rero ko byumva update yari izo tugenda tuzireba nyuma. So twagiye rero Jean Paul nawe inkuru yuko abasirikare mu mujyi wa Goma abaturage bategereje mu metro wabuyizi ahubwo abaturage cyane cyane bo mu nkengero za Goma haza Kibati na haruguru za Muja bo baravuga ngo M23 iraza ryari kugira ngo idukize. Uzi impamvu bavuga ngo M23 iraza ryari? Hari Wazalendo baha muri Nyiragongo bari kuri ligne de front. Noneho aba FARDC bo bari inyuma y'urugamba bagasigara babafatira abagore babo ku ngufu. Bakavuga twebwe muratworeza kurwana noneho twebwe mugasigara mudufatira abagore. Bamwe nka Boba afite umwana w'umuhungu yahisemo kumugurira imbunda kugira ngo nibura birinde abaturage ku giti cyabo. Bakavuga ngo M23 iraza ryari kugira ngo itikize. Harimo abagiye bahamagara Wiringoma bakavuga ati tunawangoya musiende kure warikare sisi hapa tunateseka tunangoya. Tugibunagana Wiringoma yabwiye abanyamakuru ndetse na Bertrand Bisimwa avuga ngo ahantu hose ubwicanyi buri muri Kongo tuzahagera ubwicanyi tugombora abantu. None se abibaza ngo Goma igihe cyaba ari iki? Ejo hari amakuru nashatse gukurura ubundi habanjaga ikintu cya Twitter Oscar Kim nanjye narayibonye nanjye njya gushakisha amakuru ndasesera ubonye Sadati oya ntago nye nkurikirana ibintuza ibyahariye hirya noneho ni nabwo nakurikiranye amakuru biba ngombwa ko njya mu muntu uza gukurikirana amakuru ndetse no kumenya abantu bambuka ku mupaka babangana bate birangira nanjye ubonye ku giti cyanjye mvanye amakuru ko ejo ari umunsi noneho abakongomane baje kubwinshi iyi weekend barahunze baje kubwinshi bambuka baza mu Rwanda nibyo kuko hari abantu bafite amaduka igoma batangiye kwambutsa ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe bavuga ati urabizi yo igoma habaye ikintu cya Rwaserera hari amaduka piwa deja ay'abanyarwanda bamaje kuyashyira ku bamwe bavuze ati reka ibintu byacu tubijyane kuko ayo makuru bari bayakandagiye. Ejo rero iyo Dairema yarahiriwe ivuga ko M23 ubundi ngo urugamba rwari kuba rwambikanye ariko nanone umuntu arambwira ngo uyu munsi ubibare nibigera tariki 5 nta kintu kibaye uzambaze. Rero hari abajama batangiye gukodesha amazu amamagaye bana dene pata nyumba aho birasetse cyane byo muri Kongo basetsa ubundi kiza ko ari mu Rwanda bagira ngo nukwimuka ariko bishobora kuba byari kuba bikaba wenda byabaye nkuko byagiye mu bantu cyane bakaba bati bizabe wenda ari silence ariko nubundi none se ubundi se ahande abe surprise nubundi iki cyumweru tu iki cyumweru ubona ko ibintu byose byagiye ku murongo cyese rero teje ko treve irangira ubundi ubona ko ukwezi kwa 8 ari ukwezi gushobora kuba kwaragaga impinduka kuri impinduka nyinshi cyane. Hari umuntu uri hari Isake yaramamaga yambira ati Jean Paul bana ibintu bya politiki usiniulize sie tuko tunatayarisha le 3 ndio itakuwa finali ya match umuzarendo wo muri APSRS le 3 finali ya match ile date njo finali usiniulize vya mingi hivi niko concentre usiongeze kunita
niyo konsantere kupiga M23 na kuingia Rwanda. Tunataka fasi yote wenye balitutoshaka. Nanje amamagara ati M23 imetutosha shasha. Bana tuligombana gisi Mungu alidutuma kudunia, lakini tunaona tunateseka hivi tunaenda, lakini le 3 weye njutani le 4 uniulize habari. Atakuwa Rwanda, atakuwa wapi? Atakuwa Gisenyi. Oya ni hatari. Urumva ubu ngubu abantu bashaka kumva tuvuga gutya, ariko hari amakuru, harimo ibihugu ntago tuba dukonfirma, twe dutanga amakuru. Match kuni hari iteguwe nuko bateguye finale nkuko zi aba Vietnam bameze kwiyahura mpaka bakubite mu 23. Niyo mpamvu hazamo FDLR. Kuzamo FDLR mike bivuze iki? Kuzamo FDLR cya mbere cyo nuko intambwe ishaka gushaka ku Rwanda, ivyo ni ibisanzwe bizwi. Icya mbere cyo barayiteoza gukora ama operation ku mipaka. Imipaka ibahe Olivier, imipaka ntago iba muri saki, niba muri saki yose turanye n'u Rwanda. Ikindi barayibwira ati nimwe muzi u Rwanda, ibyo ni byavuzwe kandi mugomba gusubira iwanyu, tugomba kubafasha, hanyuma tubihuze n'ikindi tubafasha inyuma natwe ko namwe mwirwane. Ibindi tumaze imisi tuvuga ngo FDL yahanuriye ko umunsi M23 izataka umujyi wa Goma, igomba gutaha mu Rwanda. Bwa buhanuzi bagendera ubuhanuzi wabuzi ubwo buhanuzi se urumva hari abagore bita ngo ni Yezu Nunsigi bagendana na generale Rumuri, uriya musaza Byiringiro mugaragu. Ebana mu defense abayifitiye agendana Rozari abayifite. Ubwo buhanuzi bwa Yesu Nunsige ibitero byose ababifite, abazi kuntu bipanze bamuhanuriye. Ubwo rero ubwo buhanuzi bwabo nibwo bagenderaho, akubwira ati tuzarira ubunane i Kigali. Ubunane bwa ryari? 2024 ubundi bo bapresiza Noheli, ariko bakavuga ngo nibitinda bizagera ku bunane. Bari ubunane i Kigali kuko ubuhanuzi bwabo bibereye hariya bagenda muri inzira bizanyura muri tutazi. Wenda baza barambutse nk'impunzi baraje, niko mbibona bashobora kuzaza nk'impunzi. Yego nabazambuka nk'impunzi kubera ko ubushobozi babuze mu myaka yose ishize, ubushobozi bwabakuye mu byindiro byabo za Paris, ubushobozi bwabakuye muri Masisiria no hino, bwabakuye Nyanzare, ubwabakuye muri Bicumbi, Kibirizi, Kikuye za Kibu, aho bari bafite amahedi kota agiye atandukanye. Hariya headquarter ikomeye yabo yari iri muri Tongo. Hari naho hari kadete yabo Kazaroho. Ntago nkeka rero ko ubwo bushobozi bwabihakuye buzatsindwa bukagera naho ndetse bazarwana nko muri filime tubona basi, uburyo tubona muri filime rwana barambo bacika Norisi akako bazarwana. Kinshasa bashikira avuga ati dori hariya ni iwanyu, tugomba gufatanya iyi ntambara rero. Iyi ntambara tukayibafasha, niba ari ibyo bikoresho mukabibona namwe agahanga mukagashe. Niho gushaka gukina filime nk'imwe bakinishije abo bavuga ngo M23 ntibaho, n'u Rwanda ruyohereza rukabinyuma, naho twakohereza barakazi nyuma. Ariko rero ubari imbaraga z'ukohereza nizihe ko bazabuhanwa bose batwana kuri Stade Umuganda. Hazaba cyangwa mu rugerero ku nkambi kwihari ikorotiriye neza, bazazana n'abaturage bose n'amamatera n'imisambi. Abaturage ntaho bazajya, abaturage bazakinga, ariko bazambuka mu gihiriri. Reka nta muturage wese ikirunga kiruka bose sibaje kare ngo musozi kwizabera imirwano. Ikintu cya mbere ugomba kumenya cya mbere, ntuzatekereze ko FARDC izarwana. Ariko ikintu cya mbere, ikintu cya kabiri ntiwizere ko na SADC izarwana. Ureba ikintu abantu bagomba kumenya, ariko SADC za FDL yambaye imyenda ya SADC, ubu niyo myenda bari kwambara. Ikintu gihari kigaragara ko uru rugamba ari urwa FDL. Icya mbere cyo hari FDL bakuye muri South Africa, hari n'iziri kuva Burundi, zose ziri kuza zanyuze mu kibira, zose bari kuza baza hano mu mujyi wa Goma. Niho bari kuza kwitegura, niho bumvisha ama update nabaye yuko bababwiye ngo bavuga ikinyarwanda bose. Ngo gucanga nyatura zose hamwe bara bose bavuga ikinyarwanda. Bacanzemo n'utwo dufaranga kugira ngo abagura agasabune bakagure, abasinda basinde kare. Nabo bahutu babanyatura na FDLR. Abahunde bikubwiye iki?
urumva nyine ni motivation. So urumva rero iyo ureba uburyo bategura izo operation ya nyuma bavuga cyangwa se operation yabo bavuga ko ni ugupfa no gukira tugomba kuyikora. Urabona ko ari operation ishobora kugira gutuma u Rwanda ruinjira izinjiza intambara ku Rwanda, kandi nabo nibyo bashaka. Nibyo impamvu iyi ntambara ishobora kwinjira ku Rwanda, kuko ukuntu tuzi basanzwe barwanira muri iki kibaya. Iki kibaya bakirwaniramo ntago barenga ahangaha, bamwe basubirayo, abaneshejwe bakagenda, amasasu yawushoroka, bamwe bakaza kwevakiwa ingomere zabo. Ariko iki kibaya uburyo kideployinzemo abasirikare, uburyo kirimo amatranche y'intambara, ama communication, uburyo batezemo hari ibisasu bateze ngo bita fagasi hano mu kibaya bimeze bisumbye ubushobozi mine. Kwibaza abantu bakibaza ati M23 nibitagira ubwenge izagigoma iciye muri iki kibaya, iziroha muri izi mine ziri ahangaha muri iki kibaya. Abarundi nibo babiteze, bateze ibi n'abatanzania bateze ibi bisasu. Ahubwo bobo ngewe nubwo uvuga ngo iyi Goma ngo nta sasu rizavugiramo, isasu rizavuga ariko abantu b'imitima, abantu bazi ubwenge bazikingirane mu mazu, kuko nta sasu rizaba rishaka umuturage. Ariko uko bisa kose amasasu azavuga, kandi sibarwanye ibisasu bikica umuntu mbuga ngo ari ku isoko. Ni ukuvuga ngo ni intambara, ni intambara nibera hano biri kontre ko n'u Rwanda rushobora kuyizamo, bijyanye nuko izaba istabiliza, bazaba bashaka gucunga umutekano w'abaturage babo. Kongo nayo ivuga ati u Rwanda ni rwo ruduteruye umujyi ntago tuwusokamo gutyo. Oya bakubwira ko umunsi kandi burakisekeze yigize ati umunsi intambara izaza muri Goma nzarwana nubwo isasu ryaguyemo ntabikora. Ariko abazana n'ama principe bagiye bavuga ko zavuyeho, Kabila nigeze kuvuga ngo intambara izarangirira iyo turutse. Ubwo se ashaka kuvuga nta handi ni mu Rwanda niko bavuga ko intambara yaturutse he i Kigali. So akubaka ari igomba intambara ntago babize abazerwa ngo byavuye mu Rwanda. Icyenda kane ubwo byakiraga Exfar nibwo bakiriye ibyago. So urumva rero uko bihari uko bimeze kose murabyumva. Hanyuma nkubaze Olivier, iri tegerezwa cyangwa se bategereje ifatwa ry'umujyi wa Goma, haje hari umuntu mwavuze ngo ntago bishobora ko umujyi wa Goma nuzavugira mesaso ngo ntibishobora ko umujyi wa Goma ngo ngembe tango ntikene umujyi wa Goma, nawe ni kubibona? Ahubwo nuvuga ngo ni tawufata bizayibera ibibazo mu bintu biri byihutirwa. No gufata umujyi wa Goma ugashyira akadomo kuri province, territoire zose zisigaye bwazasigaye Warikare. Siza bisigaye Rubero bayinjiyemo, Warikare nayo nta gace ariko ngo bayinjiyemo gutya gatoya. Iri ku marembo yayo gukonfirma ko igice cyose kiri pacifiye bafashe, nuko Goma igomba kuvamo. Dore ikintu cya mbere rero ni ukumenya aho uhagaze. Iyo ni capitale provinciale ikora imiryango mpuzamahanga n'icyose, kuyifata biza bigaragaje yuko M23 ishyizeho sinyatire kuri revolution. Cyo ni kimwe. Kutayifata bitumiza bagomeza bavuga ati nkajyana byo muri 2012 binje n'undi babirukanamo. Ariko niba hafata bakamara n'icyumweru bazasakuze. Icya kabiri abantu bamenyera undi buzima bushyashya, tumenye ko ni revolution noneho ikomeje. Naho bibaye nka bimwe byushize ngo binjemo bagasoka, byo simbibona kuri iyi nshuro. Nyuma mbona nta n'ibiganiro. Kandi ubona ko uyu mujyi wa Goma, gufatwa k'umujyi wa Goma niyo finali y'intambara. Ahandi hasigaye biza nko gusharurira. Sidi Kivu sinyibona imirwano ikomeye, aeroport niyo bacungeraho y'Akavumu irahantu ntagere mu mujyi hirya uruma, bazaho Bukaviri na Kavumu harimo urugendo. Cyaba kizaba gisigaye umujyi nukuzenguruka kure nkuko bazenguruka nyine. Nta kintu uje bazima M23 itajya ishaka kwinjira mu mijyi ibanza kuzufunga, ngo igikoresho cya gisirikare kirimo indege, imodoka byose ntizazihera kuri zero. Ibyo bavuga bifite ishingiro mu 23 nibishaka gushyira akadomo kuri iyi ntambara bikanarangira. Nifata Goma hari impamvu nyinshi mu 23 iri mu marembo ya Goma ishaka kwinjiramo igashyira akadomo. Yafashe amateritwari, imaze gufata teritwari esheshatu nagira istabiliza, ariko eshanu irazifite. We Rucuru, Masisi, Nyiragongo
Nyiragongo ariko ntabwo irayifata yose. Nyiragongo ni 5. Nyiragongo ntabwo irayifata yose. Ni ntoya Nyiragongo ingana nk'umurenge wo mu Rwanda. Nyiragongo oya Nyiragongo ariko ni nini. Nyiragongo iragenda ikagera no muri za Sake. Nyiragongo ni nini. Ikindi wibuke ko izi kuri zo ni ishyamba ariko nyine wibuke ko aba bose bano ba Ifodereri aba banyatura bose bakoze urukuta he muri Nyiragongo. Kuko ni naho inyuma hose ni muri Nyiragongo. Nyine impamvu M23 target yari umujyi wa Goma nukugira ngo ifati. Ntago yo ivuga ko atari yo target ariko Colonel Nanga yavuze ko umujyi wa Goma bagomba kubohora. Igishoboka ni bakeneye kapitale. Bakeneye kapitale bafata ikibuga cy'indege. Ndabwira ko ejo Colonel Kazarama yagaragaye ari ku yambaye gisirikare imyenda ya gisirikare ya AFC. Abantu baherukaga tumukoresha kuri Bwiza TV yambaye costume cyangwa yambaye amashati nk'umusivili ariko w'umusirikare yambaye gisivili. Ejo yagaragaye rero ibyarahindutse. Yego byarahindutse nyuma y'igihe kirekire yigaragarira rwose nk'umuntu ugize ubu yamaze gusanga abandi ku kiwanja. Ubwo rero ejo yagaragaye amazi igihe kinini yaragiye ejo ndi gukora ibwo yagaragaye bwa mbere ariko na Parukusi bwo yagaragaye mu bikorwa na Paruku nibwo yagaragaye. So rero kugaragara kwa Kazarama kugaragara kwa Paruku ni ubutumwa ku bantu bari mu mujyi wa Goma. Ni ubutumwa ko abantu bari kwanza nka Paruku barakubwira ko yatangiye guhamagara community y'izi kugaragara kwabo byatumye muri Goma bagejeho bafunga umunwa. Nibyo bavuga ko bamwe bakandika ngo yari umushomeri nta kazi yari afite ko yatasanze umuryango we i Burayi babiye ko tuyi Burayi no ngo ibyo byose nibyo ubona ko bumiwe babuze icyo bavuga. Nuvuga ngo byagiye bivuga ngo kanakaranye ko bataramubona. So none babonye rero nuvuga ngo ibi nabyo no butumwa buriya muri communication ni ikindi kintu buriya ifoto ubwayo iba yavuze bigaragara kandi noneho ngo bakimara kugaragara makuru mfite ava mu mujyi wa Goma nuko umujyi wa Goma abantu bahise bavuga ati babaye nk'abava kuri etage ya 10 bagwa hasi kuri etage ya mbere. Cyo bita ntago biyumvisha ay magura Paruku watukanye M23 urwanga tuku Rwanda muri 2014 kuri Radio Kivuane amakuru ashyushye mu gitondo foko Petire Tipere baramuzi dukomedi yakinaga twamagana u Rwanda n'iki byose ntabwo bazi ko ashobora kuza ariko wumvisha ko avuga mu Kinyarwanda ko mbibutsa ko yari yashinzwe communication na Bertrand Bisimwa ya Laurent Désiré Kabila muri AFDL. Vuga ngo numukadre politique wa AFDL wari bayiforme irumangabo muri 1996. Rero ni ibintu yaje kwa mu wenda ko nyuma yaje ku devia bitewe na guverineri uriho mwene wabo Jean Paul Kahonge. Hariho benshi bagiye badevia ndumva yari amakuru avugwa ntago twavuga ngo tuyamare tuzagenda tugaruka ndagushimiye Jean Paul. Mwakoze kuri Bwiza. Ubwambe waza kuri Bwiza. Nibwo bwambe naza kuri Bwiza. Papa yakwakiriye. Ubundi General retired. General retired. Ndacyarimo wenda. Civilian. Abagenda kubitutono hariya. Ya reka rero dushimira badukurikira ariko cyane nshimira umuntu witwa Emabilis. Yijire niwe wayinyohereje. Yijire yavuye muri Amerika. Emabilis rwose aho uri wubahwe turagushimiye cyane. Kuri iyi gift yavuye muri Amerika arayigura avuga ati Meki naguguriye gift yazitwohereje n'abandi bantu ati mujye mukora akazi wambaye gift. Rero Emabilis ndagushimiye wubahe rwose kandi nashimira n'umuntu witwa Muhammad ubwo ariko ubwo nawe ari izi microphone zaguzwe nawe nibwo bwa mbere Emabilis ubwo nanjye agomba kohereza iyanjye bitise mu kiganiro nzajya mba ndimo ntago nzajya mwibuka agomba kubikora. So reka rero dushimire mwese mwakurikiye Bwiza TV. Aha twari turi mu kibaya aho duteganye n'agasozi ka Kanyamahoro duteganye na Nyundo Bizuru duteganye na Troisième na Nyiragongo amabere y'inkumi Nyamushwi Kanyabuki hose turateganye turi metero nka 80 ijana tuvuye nuvuga ngo imbere yacu ku mupaka waho turi uteganye na Kanyamahoro uvuye ku gice cya Kongo turi nko muri metero 100 yego. So reka rero dushimire mwese mwadukurikiye mukomeze kugira byiza. Ngenda Meki Kayiranga ndetse na Olivier Rwamukwaya na Jean Paul. Imana nibarinde.